Gusenga n'ubuzima, gusenga ni intwaro twese twitwaza, ni intwaro yo kunesha byose. Ibyo aribyo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana, bongere kwizera, kandi kwizera kwabo bakongereho n'ingeso nziza. Tugarutse mu bwiza bwawe ngo abari wowe, ni ukuba mu buzima bufite intego, bakiyegurira Imana, ubuzima bwabo bakabuha Imana. Twongeye kubasuhuza mwese bakunzi bacu, iyi ni Ibyiringiro Byacu TV, nge tuganira nitwa Prince. Uyu munsi rero twatembereye tuganira n'umukobwa Imana yagiriye ubuntu, yitwa Solange yatangira twibwira, reka tumwakire kuri televiziyo yacu amaze atangira twibwira. Yesu ashimwe, amazina yanjye nitwa Solange nayituriki, nkaba nkunda Imana n'abantu bayo. Murakoze. Urakoze cyane nawe. Ese Solange, mu buzima busanzwe ukora iki? Murakoze. Mu buzima busanzwe ndi umunyeshuri, niga muri kaminuza muri Awuka. Mu buzima busanzwe uri umunyeshuri wiga muri kaminuza. None se mu byo gukorera Imana ho ukora iki? Umurimo w'Imana. Mu murimo w'Imana nkunda kuririmba, ndanabikora. Ukunda kuririmba? Natwe uraza kuturirimbira. Yego. Kuririmba se wabitangiye ryari? Ubu ngubu bigeze hehe? Watubwira. Natangiye kuririmba niga mu wa kabiri secondaire, nigaga i Nyamasheke, niho natangiye kuririmba niga mu wa kabiri, mbitangira ndirimba muri groupe yitwaga G Brothers, na n'ubu irahari. Nkomerezaho ngiye no muri section Ishangi, kuko ariho nakomereje, nabwo nkomeza kuririmba ndirimba muri G Brothers n'indi groupe yitwaga Kefa Group. Ubu ngubu se uririmba ku giti cyawe cyangwa ufite abo mufatanya kuririmba cyangwa korali? Ubu ngubu ndirimba muri groupe. Groupe uririmbamo yitwa gute? Ndirimba muri G Brothers. Uracyarimba muri G Brothers na n'ubu? Yego. G Brothers abatayizi ntaho wabarangira bayisanga? G Brothers ni groupe nini ikorera mu turere dutandukanye, i Kigali, i Rusizi na Nyamasheke. Rero uyishaka, dufite indirimbo zasohotse mu buryo bw'amajwi, ntabwo turabasha kuzikorera amashusho, ariko nabyo turi muri process. Ndumva rero uyishaka aho ngaho rwose tuba duhari. Yego. Ese tugarutse ku kintu cy'uko uri umunyeshuri, iyo uri ku ishuri nabwo uri gukora umurimo w'uburirimbyi? Yego. Ni muri G Brothers nanone? Ku ishuri ntago ndirimba muri G Brothers, mfite indi groupe ndirimbiramo ku ishuri, ariko byose no kuririmba no muri G Brothers turacyakomeje. Yego. Ese ukunda gusenga? Yego, ndabikunda cyane. Gusenga n'ubuzima, gusenga ni intwaro twese twitwaza, ni intwaro yo kunesha byose. Ndasenga kandi ndabikunda. Okay, nimba ukunda gusenga, buriya ufite ijambo wabwira nk'abantu, ijambo rigufasha ryo muri Bibiliya? Ijambo rimfasha ryo muri Bibiliya, mfite ijambo riri muri Petero wa kabiri, igice cya mbere umurongo wa 5, rivuga, wenda naribasomera. Ntacyo bitwaye, dusomere. Yego. Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 5 haravuga ngo, ibyo aribyo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho kubaha Imana. Murakoze. Ndumva ari ijambo ryiza cyane. Hari icyo rero warivugaho karibwira nk'abantu kagira ni? Icyo navuga kuri iri jambo, muri iki gihe dukeneye kwizera. Rero icyo nabwira abo adukurikiye, bongere kwizera, kandi kwizera kwabo bakongereho n'ingeso nziza. Murakoze. Urakoze cyane. Ni ijambo ryiza rero udusomeye. Ubu ngubu twakubaza, ese witeguye kuturirimbira? Yego, nagerageza. Uyu ni wa mwanya rero tugezemo kuduhereza impano yawe ya nyayo yo kuririmba. Murakoze. Hari indirimbo nkunda ya G Brothers
naririmbaho gatoya. nta kibazo, turirimbira, umwanya n'uwawe. Ego. Turi hano ngo twumve ibyawe, tukuje imbere ngo turuhure, imitima yacira kwifuza, ngwino mwami uturuhure, imitima yose iri hano irifuza guhazwa nawe, tugarutse mu bwiza bwawe, ngo abe ari wowe uturuhura. Turi hano ngo twumve ibyawe, tukuje imbere ngo uturuhure, imitima yacira kwifuza, ngwino mwami uturuhure. None se ko turi mu isi y'ibibazo, tukaba dufite intambara zituruhije, umwanzi Satani umubiri n'iyi si turimo, biruhije benshi bikabaca intege, reka icyo tugusaba mwami wacu nukudukomeza, kaduha imbaraga, tukanesha byose bitugose, tukanesha byose bitugose. Murakoze. Urakoze cyane nawe kuturirimbira, ndumva uri umuririmbyi ushoboye. Murakoze cyane kabisa, mugire courage mukomerezaho. Murakoze. Natwe turabashyigikiye. Noneho dusoza, wagira icyo ubwira abantu bose bakurikirana ibyiringiro byacu TV kuri uyu munsi, ubutumwa bageneye mu magambo make? Murakoze. Icyo nabwira abantu badukurikiye muri aka kanya, hari kubaho mu buzima bufite intego. Icyo nababwira, buri wese aharanire kubaho mu buzima bufite intego. Ikindi nabwira abantu ni ukuba mu buzima bufite intego, bakiyegurira Imana, ubuzima bwabo bakabuha Imana. Murakoze cyane, turabashimiye kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Mwakoze. Icyo twabasaba rero bakunzi bacu ni ugukora subscribe kuri channel ya YouTube, mugakora like, mugakora na share, kugira ngo abantu bose bajye babona ibi byiza tuba twabateguriye. Turabakunda. Murakoze.